wowe uyijyanye idapfunduye urapfunduza iki? Reka dukomeze rwose dufatanye n'ubundi dukomeze dufatanye oya naona udafata umurokore ubwo bitari bugereho mu gikari hari andi majerekani. Abantu mwicaye inyuma we hariya hari mabuja ariko ubundi wagiye inyuma gukora iza yikiwe igikorwa turimo rebe ko ndi gutekereza uretse gato uyu mubyeyi nubwo agiye gutaha ngiye ndi kwibaza harya nta kantu nabonye wapfunyitse hariya mu gikarira ntabwo ushaka kumutuma mu rugo. Haguruka mubyeyi haguruka hari umuntu waguteguriye impano, hari n'abandi niba hari undi muntu ufite impano nta kibazo. Uyu ni umuryango wacu ni abantu bacu. Reka mfate telefone bafotore. Bishatse kuvuga ngo ufite ishuri ibyo bintu biri gutuma amasaha agenda. Mugabanye, uracyafite umwanya, haguruka baguha impano cyangwa se tuyisubiraneyo. Ushobora gutinda tukisubira. None se urabona iyi envelope nta kintu kirimo we? ko naje guhaguruka nembera gutya numva ahubwo ndumva nakize. Mu by'ukuri uriya muhungu mubona n'uriya mukobwa ni abakobwa bamugushe ni abahungu bose uramuryango njye bashize namuhaye amashyi. ntabwo namushingiye njyenyine ahubwo namushingiye turi umugabo. bashiki banjye babanza bahaguruka dore umwe nguwo dore n'undi bashiki ba Rugendo ko mudahaguruka muramwihakanya aka kanya tubimenye. byongeyeho ni musaza wanyu monse rimwe cyangwa nabi buriya uko bigira abagaragu n'abaja mu rugo. Umugabo iyo arimo aba ari umugaragu, umugore yaba arimo akaba ari umuja, abatwara akaba ari abana. uriya we mupfana iki? uyu mudamu uyu ni umudamu wanjye
wunganira uriya mu bitekerezo byanjye n'uwanjye n'amakanura besi mbere twabyaranye kuvuga ngo ni mukeba hano mfite abakobwa b'imbaraga uriya ni urubavu rwanjye n'uriya uyu ni urubavu rwanjye n'uriya wa murumuna wanjye iyo ni imiryango buri munsi tugomba gufata mu mugongo hakaza undi rero njya nuba dore uriya uriya mubona murabona ko ari inkumi ariko njye nubisa turangana murangana bavukiye umunsi umwe nagize ngo murangana naho ni ukungana maze nkagira n'undi mushiki wawe dore uri kumfotora fotore neza bavandimwe umuntu ntagira ikibazo iyo ari mu muryango iyo avuze ngo tse bavandimwe ntagira n'undi ujya nubaha buriya uyu mugabo mubona ni sebukwe nawe akaba gihango cyane namugabiye ni abampuzi reka dusuhuze maze rero ikiduhuje ni abavandimwe mwe zimusanze muhungu we nuko ntagira inka mba nyiguhaye ariko wowe ubwo ufite inka nyinshi wakavuze ngo ubwo ntayifite urayimpaye murakoze cyane bavandimwe ubu turi umuryango ari abo twasanga ari abaturanyi abantu banze muri rw'ingengamutima hari undi muntu waniganiye ijambo ku ruhande rwanjye wo mu muryango hari igihe amaso y'abasaza ntareba yumva ntawe mugira amahoro kuriya n'umuntu wizinze mu magambo anasubiramo ariko turi mu mwanya wo kureba kiriya abantuye hariya Rwemasha mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rwemasha akagari ka Kanaza witwa Rugereza uzahagera ahari ugaca agataha ukagenda mwese mwishimire kuzaza ndi gushyugumbwa ndi kumva buriya ibi bintu biraryoshye aba bantu tuvayo baratubyiniye umva baratubyiniye baratubyinira hano nta bantu wateguye bo kubyinira uyu muryango murakoze mbere y'uko reka nze mbere y'uko yakira ababyinira uriya muryango amasaha arakuze kandi ni ukuri nifuzaga ko mwarara ubundi mwatwemereye
hano tuhafite inzu ariko hari undi mubyeyi nawe waturindira umutekano bibaye ngombwa. Uyu muntu ni umuyobozi wacu kandi atuyobora neza. Iyo ushaka gukubitwa aragukubita, ariko iyo witwaye neza mugendana neza. Umuyobozi wacu uraho neza? Oya, ibintu mvuze nyina wambuka wakinya amafilime muramuzi nkajya data wacu uboneka muri bino bitazakaye mwambaye amashi mwubahe iyo agiye gukemura ikibazo bitewe n'uko ari muremure, agihera mu mizi, akiva imuzi. muri make reka nakire abashyitsi bageze hano, abashyitsi bahire burya barababeshya ntabwo ujya babakira. ni umukuru w'umudugudu wabakiriye, abakiriye ubwatsi bwasi kwego mbakiriye mumbwiye mu magaro ry'umugore bazengere mu rwego rw'amakarere bari mu byange yaba ngo twatewe abantu bavuye Rukiri bava Rwemasha bava i Kigali tutari byo baje. ni muza mu bazenguruke ko mutazi abagiye ku kagari tuvare ku kagari n'ibyo waje nabo twabikora. ubu ndabakiriye mwicare mugwe neza. mureke shimire umuntu bita Maniriho Jean Pierre rubaje umuntu bamwita muri kiyavuga Reserine ni izina ibyo bitanya kine mu cyazamo kimwe amasibo sebyo. reka maze mushimire kuba yatumye duhura tukamenyana, abatari bazi mukamenya, nanjye nkambonye amasura mbonye bugande. reka ko Imana imuhe icyubahiro ikiri mu numera amashyi. Geresira amashyi nsabye nayawe nanjye mu manje ko nyamusabye. yewe mu manje kwa amasaba abantu baba mama najye mugabuzamo baba mama bakoresha amavuta ya Geresene mu mamashi. dusabe umutuzo. nanone umuhungu wanjye ndavuga umuhungu wanjye ko ninjye mukuru kuko nabwiye ngo ni umukuru w'umuryango. nubwo nanjye nanatuye muri uyu mudugudu akaba avuze ati nyamara mfite n'umuyobozi mu by'amategeko umpagarariye kandi unyobora mu mudugudu ntuyemo. ni byiza cyane ndamushimiye, ariko si icyo gusa nanjye sugira ngo ndoroshye sinshobora kugenda ngo njye mu mudugudu gutyo gusa. urumva ni ngombwa yuko nanjye navuze atari ko umuyobozi wanjye nanjye mfite umuyobozi mu mudugudu, nubwo izi mbago atari izi ariko uyu murenge nuwe kuko niwe ayoboramo. nanjye mfite umuyobozi w'umudugudu wanjye umudugudu ntuyemo wa Gakagati ya mbere. reka nanjye muhe umwanya anabasubize bavuga ngo iki akivugo mugira marirwa kurushaza rw'imiyaga arya uyu mudugudu ni murakoze cyane. iwanyu muvuga ngo iki marirwa kurusha za Cyamunyana turavuga ngo bibere mu isibo twese imihigo kandi vuba. bavuga ngo
urukundo mu isibo yacu niho bibera. Kugira urukundo, gukundana mu isibo yacu niho bigize gute? Asumani rero aba bantu baratwigishije kuzana agakayi. Kujya wihangane. Ni umuhinzi w'urutoki gakagati. Mwaduhaye bitewe rero nuko nabonye umuhungu agira igituza cyane. Ari kumpinda kandi mfite. Nategereje ko hano hava mikoro ndayibura. Mikoro warayifite. Ariko kuwa mbere ejo nzaza rw'imiyaga nshaka inkoko y'ipondezi. Yewe namuhaye amazi. Nanjye baguye ubwatsi ariko ndiba ndera. Reka nkuru ubwatsi niho biboneye. Mani riho ndetse na mava iyi nkoko ni bande tuzayisangira. Nabonye afite abahungu, mbona afite abakobwa. Iri jambo rero kujya kuri senguruka ukarisesengura cyane byatinda. Ariko abahungu n'abakobwa bakira amagi. Nzabikora umukuru w'umudugudu wa hano ubwo muzabimubaza. Reka oya humura mu isoko nzaba bose ni mwisifu. Itonde gato wereka ngubwatsi we. Niba nakoresha iryinyo. Umva twebwe bitewe nuko tutari aborozi, iyo umuntu avuze ngo nkuhaye inkoko, ubwo njyewe numvaga anyihereye inyama. Ariko nje gusanga reka nkuru ubwatsi mwoka byaramwe. Umva nurama inka nabona kuri ubwatsi gusa. Umva rero ari urukundo n'umubano, ariko ni ukuri bibiri ni byiza. Oya itonde gato hari akantu gato ushaka tuganiyeho n'ubundi iminsi iracyakomeza turacyabasura n'ubundi igihe kiracyariho n'ubundi tuzabasura namwe mudusure turacyari kumwe. Ariko rero umunsi uciye ikibu umushyitsi utari burare abantu bari kuri serivisi barimo ku meza hano hari akantu gato gateganyijwe burije hari abantu barimo kurusaba yuko twabigenza kandi natwe twakerewe n'abaye igihe gitoya none byafashe ibihe binini kubera ibandi. Murakoze cyane dushakira utubando twacu. Reka badutunganye. Mu gihe bari kudutunganya rero ibi bintu ni byiza ntawabigaya. Twakira intore zacu, twakira intore.
Chatuni waweke wazi, mubaki na mishangao kuswa ya mapenzi, nataka kuyaeleza. Na leo tena waiteni paparazi, warushe kwa mitandao, siataki mapenzi, nataka jipongeza. Naimwita yo baby, kumbe naye na baby. Oh, ulimuna kipenzi, ni mshenza kupendi, ama kweli mtihani, mambo mengi dunia na mistresi siwezi. Oh, siwezi. Bora ni njoo, maisha mafupi ni simple. Yani nini tesekero, Yani nini tesekero, jiunge nami upozeko. jiunge na mimi. Bora ni njoo, maisha mafupi ni simple. Yani nini tesekero, jiunge nami upozeko. Kama kupenda, bora nimpende mama yangu. Kama kupendwa mimi, nitajipenda peke yangu. Oh, kilichomponza fala, kujiona simba kumbe swala, kazama kwenye penzi utwara, badala kusaka miamala. Ayo, toka ndeti pesa, sana pendeza, na tena na enjoy, na wanangu maombo. Akaunti nasoma, na kamwili kananona, we mwenyewe si unaona yani, ainasema bora. Bora ni njoo, maisha mafupi ni simple. Yani nini tesekero, Yani nini tesekero, jiunge nami upozeko. jiunge na mimi. Bora ni njoo, maisha mafupi ni simple. Yani nini tesekero, jiunge nami upozeko. Jiunge na mimi. Napenda nikilewa nipande juu ya meza, nichonjo kuna tema Kiingereza. Tupande juu ya meza, tupande juu ya meza, tupande juu ya meza, za, 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 za. Bora ni enjoy, maisha mafupi ni simple. Klika dakika, Yani nini tesekero, ya nini, ya nini. jiunge nami Ndatangaye sinzibagirwa enye kutaroba
kurengera abandi baboheshejwe ibishakwe n'umubabaro, bari baguye ku gasi abatagira gakondo, umunsi bahamagaye izina ryawe uboherereza ijambo ry'ubuzima. Erega si bo bonyine buzuye uwo munezero, hariyo n'abandi benshi badafite uko babivuga, ineza yawe nyinshi yamenyekanye. Kwibuko iwacu naho bararirimba, ngerayo nzicara mbabwira ibyo yankoreye, ngerayo nzababwira nzaririmba rwarukundo wanyeretse uko iminsi ihari sinzibagirwa. Ngerayo sinzaceceka ndavuga ibyo yankoreye, ngerayo nzababwira nzaririmba rwarukundo wanyeretse uko iminsi ihari sinzibagirwa. Aye, ndatangaye sinzibagirwa. Twari mu mpinga z'ejuru twambaye ubushwambagara, imisatsi yatonze ikime utwereka imbabazi, uvunagura ya miheto abanzi baduteranye, ushingura ya macumu mu bibanza byacu turubaka, ubu muri mirima yacu turahinga tureza, utwoherereza ijambo ry'ubuzima. Erega si twe twenyine twuzuye uyu munezero, hariyo n'abandi benshi badafite uko babivuga, ineza yawe nyinshi